umwami yajya kugaba igitero agahamagara abapfumu be mu ndebere ko iki gitero kiriwe amahoro turagitsinda tukiyore bagakora mu nganzo rwanyonga mu nzoga ibwami zenda gushira zirashira ati tubigenze gute kuyu munyagwa agiye kumara inzoga ibwami kandi zitajya zishira atari kubundi twarebye kure imana si urushinge ku buryo wiri gushaka nko mu byatsi urushinge rwatakaye ndiho ndashaka twawe ndiho ndashaka imana biteze ndiho ndashaka imana ngaho mu gihuru ndiho ndashaka imana ngaho ndiho zakanya ndiho ndashaka imana ngaho ku rutare wuriye ndiho ndashaka imana rimwe bikarangira ugiye bati wagenda byakujyaho ingaruka ati niryo gare ryawe hano rero uraba ari abantu bajya mu bihuru mu rutare naho abantu bari bagiye mu mwobo gushaka imana bana meditation n'abari baba bashaka kumedita ngo bashaka imana uko gutongera rero babyita imbaraga y'agatangaza ziba mu muntu. Yego. Iyo tugiye kwireba mu muco w'abantu basanzwe muco nyarwanda gutongera bibaho, turaza no gusanga no mu Kristo harimo iyo mbaraga yo gutongera. Ibi byagiye byimuka bikimurwa. No mu Kristo busanzwe aba Kristo bashaka gutongera umuntu bikabakaza. None nukuvuga rero abantu benshi bafite ibibazo byihariye bisanzwe byagiye bibakomeretsa bagahinduka nk'abarwayi bo mu mutwe atari ibyo byazanya bingi niki. Ahubwo abantu bo kuko batwanyishe nyabingi bakatwanyisha ryangombe tukumva ko ari iyo myuka yabo bene wacu ba kera batera abantu. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ahubwo umuntu tugiye kureba iki ngiki. Imana irema umuntu yamushyizemo imbaraga y'agatangaza. Buriya nta kindi gitangaza kiri ku isi uretse umuntu. Ntuzategeze ibindi bitangaza birenza umuntu uzamubona igitangaza gikomeye. Ni uruganda rukomeye, igitangaza gikomeye. Urebye n'uburyo n'ibyo avumbura n'ibyo akora ubona arenze. Hari abantu bamenye bageze ku rwego wagira ngo ni nk'Imana. Kandi kuko uburyo Imana yari ikeneye ko umuntu yamera nka. Sibyo? Urumva? Noneho abo bantu ni ukuvuga ngo muri babana Imana yaremye. Tugiye kureba iki ngiki rero. Twatake. Tugiye kureba umuvuzi gakondo, umupfumu, sibyo? N'umuhanuzi. Umuvuzi gakondo, umupfumu n'umuhanuzi. Ibintu bitatu. Imana imaze kurema ibintu yatatanyirije imbaraga zayo mu byaremwe. Umuntu we yibitsemo nyinshi cyane z'agatangaza. Ibi byose bituzengurutse, ibimera, inyamaswa, amazi, umwuka, imbaraga zitagaragara zifatika zigaragare, izigaragara zigafatika. Ibyo byose byibitsemo imbaraga z'Imana. Imana yo yaremye yagitatanyiriza imbaraga zayo mu byaremwe. Wabyumvise? Noneho umuntu we ni igitangaza gikomeye cyane. Muri kwa kuba abantu bagifite umwimerere tutaricwa n'ukwemera, ukwemera kwaraje kwica za mbaraga zituma umuntu aba super power. Umuntu yagomba kuba igitangaza akavumbura akagira uri impamvu ubona abazungu n'abantu bo mu bihugu bya Aziya bavumbura tukagira ngo bimwe birimo montage. Buriya abantu bo muri Aziya bafite amahirwe y'agatangaza kuko ntabwo bigize bakolonizwa n'abazungu n'abanyaburayi. Kuko abanyaburayi bibasiye Afurika kubw'umutungo kwa kuri twabonye ko Afurika ariyo yari ifite igice kimwe cya ideni. Niyo yibura y'agatangaza mu mibereho no kubaho. Nabo biriya bihugu byazuza biri no mu mafilime ni ibintu by'ibihanabanga, ibintu by'amazi, by'ibisozi, by'urubura, by'iki bidafite epfo na ruguru. None buriya bariya kubera ko bibereye muri kamere nziza itarigeze ikoma mu nkokora n'ukwemera kwabo. Buba bafite urwego bagize rutangaje. Niyo mpamvu nabya bihugu binakira kuko baravumbura, baratekereza bakavumbura bakarema bigakunda. Nta muntu ugeze abadurobye mu mutwe. Hari imbaraga zirindwi tuzabona tuziga umuntu yari afite zituma bigitangaza kwa super power. Zamaze kwicwa no kwemera, ziratwikirwa zirapfapfana kugeza ubwo utakora n'umwambi w'ikibiriti. Nacyo kiva mu Bushinwa na ibintu byose bibaye. Umuntu abagizwe n'imbaraga zirindwi zagomba kuba agatangaza. Kandi ubundi abazungu baza twari tuzifite. Niyo mpamvu nyabyinshi yari gitangaza agatanga kweza no kubyara no kurama n'iki. Aba Ruganzu ki? Ruganzu
yakoraga ibintu by'agatangaza witwa Rwabugina Rwanyonga. Eh. Yani yananga yabo yo guhiga ukuntu yarasaga umwambuka ukamukurikira ukanyura mu cyomo ukajya kwicaho mu gikari urumusha yawutongereye. Kandi nibyo tubona mu bazungu bashaka gutera. Noneho abayapani cyangwa abashinwa cyangwa ikibarano bo muri Aziya ubundi bafite icyo bita meditation. Uriya meditation nkiba mu madini hari icyitwaga Beteli ni ahantu wabyukaga nijoro nk'isaa 8 ubwo n'abadayimoni babaga basinziriye niko twigishaga ukajya mu ishyamba cyangwa ahantu hagahuru fara. Icyo gihe wari ugifite ndi n'umukwemera wari kwemera uzi ko abadayimoni ho kuba kwemera kabisa ngiye gushaka imbaraga yo gutsinda ibintu byose nkamera nka Yesu. Urumva saa 8 nabaga ngize ahantu kabisa rimwe ibana kurya igisimba kikujyaho kigahubuka kikiruka. Urumva buriya rero zirasana hari ahantu ni uburyo bwo kwigana meditation y'abari mu mwimerere nyayo uburyo babona imbaraga. Ni ahantu bisaba gutuza ukijyamo ukishakamo ibisubizo. Burya ibisubizo wa mugani wa leta yacu ibisubizo ugishakamo nta ibisubizo biri ahandi ahubwo biri muri wowe, biri mu banyarwanda, biri muri wowe, muri twe. Umvise Beteli harantu rero uraba ari abantu bajya mu bihuru mu rutare n'abari abantu bari bagiye mu mwobo gushaka Imana. Bana meditation baba bashaka kumedita ngo bashaka Imana. Ariko ikibabaje nongere mbwira abantu badukurikira Imana si urushinge ku buryo uri gushaka nko mu byatsi urushinge rwatakaye ndiho ndashaka twabaye tuvuga ndiho ndashaka Imana biteze ndiho ndashaka Imana ngaho mu gihuru ndiho ndashaka Imana ngaho ndiho zakanya ndiho ndashaka Imana ngaho ku rutare wuriye ndiho ndashaka Imana. Rimwe bikarangira ugiye bati wagenda byakujyaho ingaruka bati iryo gare ryawe bati iryo gare ryawe. Umvishe iryo gene Imana ntago ari urushinge ku buryo uyishaka ukayibura. Imana urayishaka urayimenya ukayimenya kubamo iba muri wowe ntabwo uzaho iri muri wowe wirwishaka mu nsengero rwishaka mu mashyamba mu mavumo ye. Abantu ntibanyarwanda ni mukanguke mumenye Imana iba muri twebwe ahubwo ugendana nawe utabizi ko uyifite ugiye gushaka Imana ugashaka Imana zishaka yeye utazi uburyo ahubwo ubanye nayo. Niyo mpamvu agiye mubwira rero ntabimenye. Niyo mpamvu banditse muri gitabo cyabo ngo impamvu musaba nimuhabwe ubuntu ko musaba nabi. Urumva twari tukiri kuya zambaraga izo mbaraga rero umuntu Imana ikimara kurema bwa mbere nkuko mwitangira bivuga reka tugiye mwitangira yaremye ibintu byose irema n'umuntu wa mbere wa wundi bisa Adamu na Eva ariko twabonye ko atari byo babishishuye muri Keneti ya kera natuma nahawa b'Abanyafrika bari kubw'ibitekerezo byacu mu kubana n'Imana. Ngo bwira wa muntu ngo nguhaye ibiri mu isi byose ubitware ubitegeke. Wumvishe niyo mpamvu rero ngo tugiye kubanza ku muvuzi gakondo wa Kinyarwanda. Niyo mpamvu ubona hari umuntu umuvuzi wa Kinyarwanda ufite imbaraga z'agatangaza birirwa batuvura na leta dushima na leta garabo yashyize ku murongo ibaha ibyangombwa ibaha ibyangombwa by'uko abavuzi gakondo bemewe abashoboye. Uwo muntu afite imbaraga akontorora nyirabarasanye akabona imbaraga zirimo akakuvura wabagifite za mbaraga ziri mu gihe wowe uri guzica hejuru zikanajya uzaherera ihene n'inkwavu n'iki. Ubwo uwo muvuzi gakondo afite imbaraga we aracyari original afite za mbaraga ariko nyamatwebwe turatokesha tumufata nk'umupagani kandi gukoresha ntabwo yabaye mu Kristo nagakunda Yesu nagasenga ngo ahanure bize ahubwo uramuna afite ibinini by'iwabo bimubwira ni akoresha. Urumva kumbi we nagukwemera kwishe za mbaraga aracyari mu mwimerere arakontorora ibyatsi arakontorora cyangwa se n'ibindi ku buryo abibonamo imbaraga ikiza akureba akagusoma ugatiwe ukagenda ukamubwira ibyawe akashakira umuti. Nkuko mu iterambere haje aba siyanse ivumbura imiti ariko iriya miti ibinini byinshi biva mu byatsi. Bari abazungu nabo hari abari bafite umwimerere bo bafashe ibyatsi barabiproduce nyine babibyazamo ibinini n'indi miti kugira ngo wenda bibashe gukiza vuba birashoboka kuruta wenda ibyatsi wenda bitakiza vuba bitewe n'amaproduit bavanze.
ariko ibibazo abo bazungu bataraza cyangwa bazana iyo miti, umunyarwanda yarazi umuravumba icyo uvura, yarazi inyabarasa n'ikivura, yarazi ikintu byose azi icyo bivura kubera ko arabikontorora cyane. rya jambo ngo nguhaye ubutware ubitware ubitegeke. Uwo muntu rero umuvuzi gakondo wa Kinyarwanda arategeka bikaba akakuvura. Hari abantu bajya kwa muganga bikanga, nta handi hantu yagiye gucishiriza izo mbaraga naho nta mbaraga yagiye ahubwo tugiye kubireba kugeze kwarya vango ibi bintu nabirazwe na sogokuru nyine nose se bari mu mwimerere batarakolonizwa n'abazungu abo basogokuru bacu babisigiye abana babo. Hajye umuvuzi gakondo niwe mupfumu habonye turamujyaho uwo muvuzi gakondo rero. Reka ngwe nk'urugero, ngiye kuguha urugero. Twari tuvuze Ryangongo, twari tuvuze Nyabingi, twari tuvuze Rwabugiri na Rwanyonga. Yego. Ubwo bakoraga ikintu cyo guhiga cyabagaho kera, abantu bagahiga imihigo tu, bagatarama bakahiga bateretse intango bari kunywa n'abagaragu babo n'iki n'abandi bantu nk'ibwami n'iki. Ruganzu abo bantu bari bafite imbaraga z'agatangaza, baza guhiga asa nkaho yivumbura ku mwami bamwereka ko nawe arenze baragiye barahigura bizukuru bisi inyamaswa n'iki byose. Rwabugiye biramubabaza cyane, ageze ubwo asaka kumupangira ngo amwice, bajya guhigira kwica umwawo umushi n'umushikazi, urabyibuka. Ariko none umunsi umwe barahize bajya kwa Rwabugiri Rwanyonga, abantu bakera bari bazi no kunywa. Bishoboye ko na ngunda yabayeho banywa intango zingaye zose akari gusogongera. Urumva barahize bazana inzoga Rwanyonga ngo inzoga ibwami zenda gushira. Zirashira. Ati tubigenze gute kuyu munyarwanda agiye kumara inzoga ibwami kandi zitajya zishira. Atari ku bundi twarebye kuri. Rwabugiye abwira Kiniga amazi cya Sebatende, yari umugaragu ukomeye cyane ibwami, ati bituba abana. Genda ufate Kanywabahizi nziza ushyiremo inzoga nziza imwe kuko imwe Kanywabahizi y'iki ikibindi kinini Kanywabahizi none ikintu kijyamo imihango 8 abantu bakagiteraniraho. Noneho ati ufati ifuni iheze. Iki ifuni iheze ibanze hasi mu kibindi ifuni gafuni gasaje. Urumva aragenda afata igiti bita umuhanga, afata umunanira. Hari igiti bita umunanira, hari umuhanga, hari uruheza, hari iki uzumva n'abajya kubura, abantu bajya kuburana n'abantu bajya babikoresha. Yari afite umunanira, yafashe umunanira ukamurira muri ya nzoga, afata ifuni iheza ayishyira hasi, arayitongera n'ibyo byose arabitongera, araterura ati ngo n'ibyo ati Rwanyonga ati niyo wanywa ntabwo ibwani inzoga zijya zishira. Muzane n'inywere nyine. Atariko nawe areba kure za mbaraga bari bazifite. Atariko nyakuwa mwami Rwabugiri, ni gute wawe umuntu w'umugabo inzoga ntuyisogongere? Ubwo naye amaze kumukontorora. Yafite za mbaraga. Burya abantu bakontorora abandi kubw'imbaraga z'agatangaza. Urumva umwami Rwabugiri agiye kunywa inzoga yatongereye. Urumva ikibazo? Yafashe umuheha. Arasoma kuko amaze kuyikagira. Inzoga ntiyacika umuzizi. Gucika umuzizi urabyumva? Abatadukurikirana gucika umuzizi n'abana bazagukurikira ni kwa kuntu ushobora kunywa ikintu kimanuka. Abanywi rero babimukinywera mu ntango cyangwa mu kibindi babyita gucika umuzizi kw'ikigage cyangwa inzoga ikagenda imanuka ushiramo. None undi ntiyatirimuka. Rwanyonga bibonye ati inzoga idatirimuka, umuntu anywa inzoga ari umugabo ari umusomyi nitirimuke. Ati atirika manze ngiye kwihagarika izo nanyweye nze nywe ukuntu iwacu turi abasomyi. Arahaguruka agiye kuganira n'umuhanga. Igiti bita umuhanga. Wabyumvise? Aganiriye no kuganira n'icyo giti. Agiye kuvugana na cyari imbaraga zacu kugira ngo ahangamure umunanira wagiyemo na yafuni hepfo. Urumva aragenda akora ku muhanga, igiti bita umuhanga uzacyumva cyangwa se nubishaka uza kurushashatsa kuri bakikwereka. Aragitongera aracyisiga araza. Aranywa bagiye kumva mu makabimbiri ngo bombori. Ati Rwabugiri zana inzoga twimwerirwa yacu kwa gabwa mbere zihora zuzuye. Urumva izo mbaraga z'agatangaza bari bibitseho, hari batarangirika bagifite umutima mana n'umutima nama gusa.
ukajya kuvugana n'igiti Eh, ukabura icyatsi ukabona ko izo nicyo bita rero imbaraga z'agatangaza umuntu yibitseho, ariko abantu bamwe zarapfapfanye zirashira, abandi ntibazi ko bazifite. uwo ni umuvuzi gakondo wa kinyarwanda akora. uwo muntu si mwiza, ni mwiza cyane, si imana mu bantu. Nubona ukuntu bakiza abantu cyane. wari uzi ko hari impapuro zabonetse muri Amerika muri mize zaho zivuga ukuntu mu myaka 100 ubukoroni butaragera muri Afurika no mu Rwanda rwacu babagaga umuntu bakoresheje inzoga, ikinya cyitwe inzoga nziza, urwagwa rwiza, bakarumuha mbere ko bamubaga. Teganambere hose babagaga abadamu n'iki, wenda kubyara n'iki, cyangwa se umuntu kumubaga nyine wenda yagize ikibazo, bagakoresha urwagwa. Niyo mpamvu naje kureba ukuntu abantu babasomyi babanywi, abantu mvuga abasomyi batagira ngo nabasoma igitabo, abanywi b'inzoga iyo banezerewe cyangwa se usanga bavuga ngo kana kari mu kinya, ari mu kinya, ngari mu kinya. Bo bari baravumbuye ko inzoga nziza, urwagwa rwiza wenda rushyushye, uruhaye umuntu akarugotomera byasi kuri doze irenze kubw'icyo bashaka kumukorera, abasha kujya mu kinya, bakamubaga ntabashe kubabara. Wabyumvise? Ubwo rero uwo muntu twari dufite abantu bameze gutyo, n'ubwo baracyahari, ariko usanga kenshi tucyabemera. Hari n'abantu barwara b'abakirisitu ntiyo bajyana umuntu wayo kumuvuza mu kinyarwanda ngo batajya muri za karande, bakumva ko bazasenga gusa. Bumvishe za Gisozi nayo yose basengera umuntu akarinda apfa, bamwe bakanabafunga bati wenda reka tumusengere yazuke nka Yesu, nkuko yazuye umuntu, yazuye azarazura nde. Ariko ntabwo byashoboka, byanaga ari ibintu byacu. Izo mbaraga zarapfapfa. Ni inkuru batubwiye nyine, nkuko najya ngurugero bukera mu Rwanda kwa tugira icyo bita amakabya nkuru, ukuntu Bakame yagiye gusaba, yikoreye inzoga ikajya gusaba kwangwe umugeni. Yaba amakabya nkuru, urumva ukuntu twari dufite n'umuyaga, akasaba ko byabayeho. Buri shyano byose gira ibitekerezo bimeze nka cyaza ubwenge, bituma wenda abantu batekereza. Reba amaguru asigaga inuza imvura n'umuyaga, sibyo? Twari dufite twayaga tubwirwa hari ahantu biti zoko ibyumba, ngana cyane yarwanye n'urupfu, barwanye cyane, yarwanye n'urupfu ararunesha. Ariko se koko inkuru nk'izo z'amakabya nkuru zagiye ziba ahantu hose, ku rutare rwa Ngarama na Saruhara rwa Ngomukoma. Ariko byabaga bifite icyo bigambiriye n'uburyo bikangura abantu wenda bikigisha abantu. Nabo rero bagiye batuzanira inkuru ziri story z'amakabya nkuru, kuko twavadara ukuntu twabari batwaka utu dusozi twose tuvuga ngo misozi igihumbi, ngo na amabimba ya ngunda yagiye ahinga. Ariko mu buryo buri logique ubw'isi habagaho ibintu byo kwivumba. Noneho za mbaraga Imana yahaye wa munyarwanda cyeka nyamo umunyafrika wundi akaguma mu mwimerere utaremereye imbaraga z'ukwemera ngo zimwice, aha madina ziye. Hari abantu bajyaga gusenga babwira ngo wanze nyabingira imihango ye yose ndabyanze, wanze iryango mbe n'imbyinzo yose ndayanze. Urumva barangiza yagira mu rugo akiterekera inango n'icyo agaterekera akagira ati nyirakabivanga, nubwo yabyemeye kwa padiri n'iki. Urumva noneho ubwo amadini haziye akatwicira icyo kintu cy'imbaraga ko dufite z'agatangaza. Urumva ubwo mbere y'umuvuzi gakondo izo mbaraga twari dufite izindi mbaraga z'abantu bitwa abapfumu. Yego, umupfumu biva ku nshinga gupfumura. Umupfumura bihe ni umuntu ureba ejo hazaza, ureba kure, n'indeba kure bamugani akayabyazina ryiza abarundi bishe nabi. Niba bite abantu urubyiruko ngo bwite indeba kure. Urumva noneho abo bantu bari igitangaza dufite mu Rwanda, abapfumu. Umwami yabaga afite umupfumu kugeza mu miryango yacu muri societe. Umwami yajya kugaba igitero agahamagara abapfumu be, mundebere ko iki gitero kiriwe amahoro, turagitsinda tukiyorere. Bagakora mu nganzo, bagakora mu bwenge bwa imbaraga Imana yabahaye, bakarondora bagasanga tuzagitsindwa cyangwa tuzagitsinda, bakaba umwanzuro umwami. Ntabwo yateraga atabashe kubaza intsinzi cyangwa intsinzwe.
byumvise kandi bikabyara rezilita. iyo wabonaga intsinzwi barabwihuriraga bagashaka intsinzi izatuma batsinda icyo gitero. Byumvise mu miryango kinta nabizi nari muzi wakunda kuza muri famiye wenda banyumva bati ati baye n'ibiki byose. Nta muryango utaragiraga umupfumu ureberera umuryango. Nta gihugu kitagiraga umupfumu ureberera igihugu mwami. Urumva noneho wa mupfumu niba ugiye gushyingira akareba kuko buzaba amahoro akaza mbere y'ubukwe. Urumva yakoresha urugimbu yakoresha inzuzi. Izo ni tekinike bakoreshaga. Yaraguza umutwe, abaraguzaga umutwe, abaraguza urugimbu, abaraguza inkoko y'itungo ry'ibara rimwe n'abaraguza umutwe. Kubyumva wa muntu ufite ubwenge bw'agatangaza wakarondora gusa nta kintu kibumaje akoze. Ibyo rero ahantu hose no mubone n'abanyafrika twari tufite abazungu bazikojya badushinja abakonikoni kwa bafura ukuntu yakoze inzoka nabo ngo bagakora izini ngo Mose akora irya zazini. Ariko baraje basanga abantu bararenze. Uretse ko batubwiye ngo ubwo Mose ngo kugira ngo agaragaze ko Imana ari igitangaza yahise akora uruyoka rukaze rutoragura twatundi ngo bikangamo. Bya ikara nagakina nabyo bari bazi. Urumva noneho twari tugeze turi kuvuga kuri abapfumu nyine ukuntu barebereraga nyine imiryango. Uri kubyumva akareba ubukwe buri amahoro. Uri kubyumva bwa burimo inkomyi agashaka intsinzi. Abo bapfumu dufite gutyo rero ubukristo bumaze kuza bagenda babatwangisha bavuga ko ibyo bintu ari ubukonikoni n'ibishitani nibyo kwa shitani wa satani wa Rusoferi twabonye. Urumva ahubwo mwebwe muyoboka iki gitabo ni ijambo ry'Imana ubasha gusenguka ukusomuka ukaganira ugasenga ukavuganamo n'Imana ikakwereka ikakubwira utiri ujya muri ubwo bukonikoni. Nuko twataye ikintu cyacu cy'ingenzi. Urumva noneho hari abo bantu bimaze kugenda gutyo haje ubwo mumaze kuza hajemo barusahurira mu nduru hazamo abapfumu ba tekinike bishaka kwirira babeshya. Hahandi umuntu ushobora kugenda ukavuta umuntu n'umuvuzi ari umuvuzi gakondo wibera mu byiza wikorera ibyo byo gufasha abantu. Hakaba n'umuvuzi gakondo akaba n'umupfumu n'urugero. Ariwe mupfumura bihe yifashiza abantu ababwira ejo hazaza bashakira intsinzi. Noneho haje kuza bo barusara mu nduru kubw'ubukoroni n'isi twari tugezemo ku buryo umuntu yabasha kuba yafata nk'ahantu yakoreraga ubupfumu. Urabona eske ni ngombwa ngo umupfumu yambaragaho k'ingwe cyangwa se umurizo w'urukwavu yikohoje yirabyingwa n'iki birana ni nk'iterabwoba wabikoze se ubundi utikoze ibyo ngibyo. Urumva bari rero n'abana bazanyemo tekinike baza batubeshya turaza kubibona no mu kubahanuzi no bari mu madini kuno ashaka kuba hari ukuri n'abazanye n'abaje mu nzanyemo tekinike. Akagenda akestara umugano cyangwa impomba ahantu icyumba kitabona. Urumva hakaba hari undi uri hirya yateguye amakara nko ku rujyo cyangwa ku kintu akajya avuga agahuha muri yatiyo ibishashi by'umuriro bikaza. Urumva ryajwi rigahinduka kubera itiyo ari kuvugiramo. Yakora avuga atereka nze mbaza abakuru. Yagira ati dore gusa mfite umuntu hano gutya na gutya n'iki atereka nze mbaza abakuru mwatubwira ko umuntu yamuneze wa muntu wundi mugenzi we agahindurijwe muri byacyo nyine itira biri buhindurijwe aranabanza huhe amakara azamuka ibishashi by'umuriro bisimbuke wikanga uti navuga ati rwose numvise tuvise abakuru icyo bavuze ati banza ushire amafaranga hano inkoko wayizanye cyangwa ihene y'ibara rimwe dafite inenge. Abo ngabo ariko abara kubeshya n'abara kubeshya. Abo rero bishe cya kintu cyiza cy'ubupfumu bwiza bwari buri bwubatse societe nyarwanda. Babyumvise agafata igicuma agashyiramo intozi yamara gushyiramo intozi akazana igikera agashiramo bikajya birwanira. No yabatereka nze mbaza abakuru kavuza cya kinyuguri cye niki tera amazi agahamagara akivugishijwe nyine agabaza abakuru igicuma kikabyina cyabira ati kumbi ni igikeri kiri mu ntozi ziri kurya igikeri
abo niba agacuma kakabyina abandi babeshya noneho wabibona igicuma baravuga igicuma kikabyina umuntu ndahenze ati urumva ibya byose ukabishyiraho byari imitwe abo ni barusahurira mu nzu none se ko hari abandi noneho abo bapfumu rero barusahurira mu nzu abo ni abanyamitwe noneho hakaza muri iyo kaya y'ubupfumu hakaza abandi bantu bari bafite imbaraga z'agatangaza nka wa muvuzi gakondo twabonye ariko agahitamo kubw'umutima nama mubi ya hasata cyangwa se yambaraga irwanya iri mu muntu ikamwereka ko yabishakamo indamu niwe wamushaka kugenda ati 500 cyangwa 300 unyicire runaka amereye nabi ashaka ko ntwara isambu yanyici cyangwa se yanyiciye umwana sibyo uri kubyumva abo bantu bafite imbaraga nabo z'agatangaza ariko bahisemo kuzikoresha ikibi tubonye abazikoresha icyiza noneho bo rero bazikoresha ikibi ukamuha amafaranga akaguha aha tugeze ubwo ku mahembe n'ibitego uwo muntu yibitsemo imbaraga z'agatangaza ariko we yahisemo kuzikoresha ikibi nujya kumushakaho insinzi afata ibihumbi byawe urabifite ugenda umushyira ndamugukemurira gusa ngira ikibazo yarakuzengeje gutya nagukiye tumwihorere tujye kubanza tumukange cyangwa se niba ngombwa mugukurireho ibyo bintu ababifite se none ubwo kuko afite za mbaraga z'agatangaza Imana yamuhaye kandi yagubwe ngo ubitwara ubitegeke afite uburyo azikontorora nta wamuvuzi gakondo uzikontorora akabona icyari mu kikimera cyakuvura kikagukiza noneho nawe rero afite imbaraga z'agatangaza agiye kuzikontorora aziteza abantu bamere nabi ndaguha urugero nk'amahembe najyaga nibaza amahembe ngo kanaka ngo afite ihembe ateza umuntu ngo namara kabiri uri kubyumva ihembe ukibaza ni iry'inkura ni iry'impongo ni iry'inka ni iry'imbogo iryo hembe bateza umuntu rikamwica ni bwoko ki uri kumva kumbi za mbaraga z'agatangaza yibitsemo ariko yahisemo gukoresha nabi kwa wa mutongero kwa gutongera arazikoherereza azibwira uburyo zikugaragaraho mugende mu mujombe mu mbavu umutima mutikure ajye wumva ari nk'ihembe rimutikura akazituma zikakugira gutyo mudihire mukubitire mu mutwe yumva ari nk'inyundo ajya ahora arwara umutwe yumve ameze nk'umusazi ibyo ni ukuri ni imbaraga abantu bibitseho ariko bamwe babitamo kuzikoresha icyiza abandi kuzikoresha ikibi izo rero ni ya Satani ni yambaraga irwanya ikora ikibi ariko hari uyikontorora wo ufite ubwo bubasha ariko Imana kubw'amahitemo ye yahisemo kuzikoresha akashatse nawe yabikoresha neza ariko nyine yamaze guhitamo atunzwe no guhemukira abantu niwumvise rero ngo ibitega babyita amazina ibitega ngo amahembe ngo nyabingi ngo amuteze nyabingi byari ahubwo nizo mbaraga yibitseho ware kuzikontorora azikoresha uko ashatse mu nyungu ze runaka cyane wumvise kutamenya noneho rero ba bantu twabonye bakomereka imitekerereze n'ubwonko kubw'ibibazo runaka umuntu agahinduka nk'umusazi abantu ugasanga baratuke ngo ni za karande ziwabo nabyo ngo ni karande ziwabo ndaguha nk'urugero urabona hari imiryango iba nk'abana bakajya ababyeyi babi barwana b'abasinzi b'iki abana bakarirwa nabi bizwa abana afata iya mbere akajya Nyabugogo urumva iyo umwana amaze kujya Nyabugogo n'iki kubera kwaguta umutwe ko mu rugo n'iki aratangira akinywera kore asanga bani Nyabugogo bakamuzana mu ekipe mwirigara akanywa kore kugira ngo yidroge yirengagize ibibazo by'iwabo ya kore aratangira akangirika uriya tuzanakiganiraho ibintu biti iki cyo kivuga ikiyobyabwenge ikiyobyabwenge ntago ari urumogi ntago ari mugo ntabwo ari bira bishinge bitera n'ibiki byose si cyo kiyobyabwenge ngamabati abyo bita amabati ahubwo ikiyobyabwenge ni iki ni ikintu cyabaye nyambere mu kwangiza imitekerereze yawe kikakuyobya ugatangira guta umurongo noneho biriya tuvuga na polisi n'izindi ngo barwanya niki ni biuse ni imiti iriya ni imiti umuntu afata yamaze kugira ikibazo yarangiritse n'ubundi niyo mpamvu abantu barwanya ikibazo aho kitari
abantu bakagombye bakabanza bakarwanya niki gitera icyo niki gitera ubwenge kuyoba ako kantu nakumvise niki gitera ubwenge kuyoba kugira ngo ajye gufata ku buryo umuntu anywa urumogi ku buryo umuntu anywa kore ku buryo umuntu yitera ibishinge hari icyabanje kumwangiza mbere ya byose abantu rero ntago bakiza ntago bica gitera ntago bica ikimutera ntago bica gitera cyo nibyo bita ubwenge kumenya wagira ngo abantu benshi basobanukiwe cyane urumva ubwo rero tugana ku musozo ugiye utacyari kuri icyo noneho rero ugasanga umuntu inezera arangiye abaze zenge ubwo urumva rero uwo mupfumu agakora mu buryo ki we za mbaraga zikora yangiza akora ibibi ariho tubonye bigahinuka ya satani ya Lusoferi uri kubyumva nuko ubwo icyo gihe rero za mbaraga twabonye nizo zigenda zituma mugende nk'umuyaga ukomeye niyo mpamvu umuntu ujya kumva umuntu avuga ngo urye mba numva nk'abatenda kuvaho ibintu kazi bwo kubita amabati n'ibiki byose ni uburyo aba yazitumye akazitongera uburyo ziri bwigaragaze nizigera hazituma abo bantu barahari bafite izo mbaraga z'agatangaza ariko wese mu kuzikoresha ikibi ibyo gushika se noneho ni ukuvuga ngo gushika byo ibyo ngo gushika sinigeze wenda nshika n'iki cyangwa nibi ngibi mvuga hari umuntu avuga ati nta muntu kumvira ibintu yabikora n'ibiki byose twebwe turabisesengura Imana ikaduha imiyoboro kugira ngo tubimenye tuyifashishe abantu tubisobanukirwe ariko icy'ingenzi twebwe niyo waba ufite ikibazo nakwereka inkomyi n'ibyiza n'ibyo wakwitaho ugakira nta kindi kintu gikozwe uri kubyumva niyo mpamvu rero ikindi twavuga umuntu ashobora guhura n'ikibazo gisanzwe abantu batabizi bagatokesha bagafata bagatera bakagera mu rusengero bati uyu muntu afite imyuka mibi y'abadayimoni ni ibintu by'iwabo reka dusoreze kuri aka kantu hari ingo nyinshi cyangwa se imiryango myinshi tubona bashyingiye hari amakwe save the date ariko ejo ugasanga barashwanye bakoze amadivorce ese nta hantu ntago wabihuza na abantu batari kureba imana zabo bakaba bari kujya mu z'amahanga zikaba ziri kurakara zikabinjira mu ngo zabo wenda icyo ngicyo ubwo urumva kuri icyo cyago cyo twaye turiho tuzongera gucumbukura tujya ku muhanuzi noneho w'iki gihe wo muri Bibiliya bo bameze bate bakora bate bataniye nabo tuvuze cyangwa bahurirayo icyo tukibarake tukazakijyanisha na Yesu kuko na Yesu icyo kintu muri uwo muhanuzi azamo aziramo bambe noneho icyo wari uvuze twazakiga hari aho twazakiga uburyo mu kurambagiza no kurambagizwa ese kuki abantu bakora urugo rugasenyuka ntutamaze kabiri sibyo icyo nacyo tukazagira icyigisho ariko icyo wari uvuze burya hari ibintu by'ingaruka n'ibyo n'abantu bitinyatsi n'ibiki byose biba ku bantu ari ingaruka z'uko bavuye mu mwimerere baca umugani reka dusozereze ahantu havuga ngo abanyarwanda badukurikira babyumve baca umugani ngo ugaya intwari z'iwabo bucya yimuwe ugaya intwari z'iwabo bucya yimuwe twataye iby'iwacu dusingira ibitari ibyacu niyo mpamvu rero abantu benshi igihe batagira amahirwe mu buzima mu bintu bitewe n'uko batandukiriye bakajya kwambaza abahandi bajya gushaka insinzi mu muco utari uwabo kandi umuco wacu n'amateka byacu bibitse ubutunzi bw'agatangaza bubasha gufasha umuntu aba mu mitekerereze aba mu migirire aba mu mikorere urakoze cyane ndakeka abadukurikiye kuri channel yacu Fumba Connect mwasobanukiwe hari byinshi mwasobanukiwe ku bijyanye na satani ku bijyanye n'abapfumu abavuzi gakondo ni byinshi cyane twasoza dushimira uyu mutumirwa wacu Focus wakoze cyane kuza ku Fumba Connect Imana y'u Rwanda ibarinde kandi irinde abanyarwanda murakoze cyane utazabigisha gusenga kinyarwanda hana kiyisirayeli sasa murakoze cyane mwebwe mudukurikiye